Rwangombwa avuga ijambo niyo mpamvu mubwira ngo ijambo ry'umutwara bari ijambo yabivuze abantu bakagira ngo araganira kampani za skwenyutse wa mwana ufana rero atari uzisenye sko atese ibintu yavuze ubona tarajya ngo yaciye inyuma kuri telefone ahabwe ngo ndavuze ngo ibyo ariko twaje kukuvumbura ibaruwa ngo wavugaga ngo yandikiwe Beneri ngo ntiyariyo ngo ni ikiwane fake letter kariyo yacinyeho kashe se ndindeho kubivuguruza ni fake letter ari nayo igashyiraho kashe ya fake letter ndindeho kubivuguruza nibwo rwego rwa nyuma na sheke na kashe wabonye yari fake bayiteruye ahandi Samu wakwemeye nababwiye cyari gihari Samu wakwemeye kuri mu banyamakuru cyangwa cyari cyanditse wakwemeye ko isomo wize ryari n'iryitwa gucekinga fake aho nyine nabyemeye ariko se none se niba warazanye ikintu kikiwanuka kitubwira nk'inkuru ahubwo fata umwanya usabe Rwanda imbabazi aya ndasabye imbabazi wenda kubera ko we wishyiramo ibintu bya wenda saba imbabazi ko nababwiye saba imbabazi bene ibyo kuvuga uti giye umunyamakuru w'imyaka uzi imyaka umaze uri umunyamakuru ntigiye kuba 9 oyo ugiye kuba 10 ni 19 vuga uti jeswi Samuel Mutungire ujye usubiramo nk'aba muntu waje kurahira atazi kusoma se skove nikize we winjijisha nyine ndabigarukaho mu bintu byo gusezerana itegeko nshinga rivuga ko mu Rwanda hemewe indimi zingahe 3 karizo zikoreshwa mu butegetsi iyo basezerana ubutegetsi bwahavuye se nibwo buba buhari hanyuma ko dusezerana mu rurimi rumwe wagiye usaba icyongereza biranga abazungu se ntibakivuga bankoroka ejo ntago umuzungu bamuhaye inyandiko y'inyarwanda akarwanana nuko umukobwa yaje kwandikisha amazina y'umugabo ayandikisha mu kinyarwanda n'urugero hanyuma none bamurebye ku isura babona ku isura sibyo biramureba wenda n'umuzungu uvuga ikinyarwanda bambabari waje kwandikisha ko azasezerana yari bubaza ubuyobozi ati ko umwe muri twa atavuga ururimi twese tuzavuga igifaransa basi bajya bagira version nyine ngo bayishyira hariya umuntu yitemo ntabwo hari ari amahitamo iyo ufite service ukeneye urayisaba Samu tugaruka kucyo gusaba je nakubwiye ngo kuki badashyira impapuro zose usoma icyongereza rwiyumvemo ntabwo hari ahantu ari tombora ngo uvuga uti ni ntafata rimwe ndafata kabiri uraza ukavuga uti basaba se babibonye barinda kugusubisha mu kinyarwanda atarwo ruri muvuga none se karirwo wahisemo kutarusabye ura muzungu yahisemo ukinyarwanda none yaraje yiyandikisha yarabisabye ati reka nisabire imbabazi ibintu bireka none se je nabonye abazungu barahira mu rurimi rundi nabonye n'abanyarwanda bamaze imyaka mu mahanga batazi ikinyarwanda barahira mu Kifaransa hano mu Rwanda cyane ariko se abandi babyangira kubera babyate uriya mukobwa n'uriya mugabo yapfaga ikimugira umugore ndagapfa ikimugira umugabo havuga ati najya mvuga ngewe ziko yarayemo n'ibintu atazi ya ubundi aho ni bimucisha umutwe yavuga ati se wabirahiye waho ndaho niho yabereye kofi ngute se wowe usinyira inyandiko utumva kofi oromide samusaba imbabazi by the way niba yego oya wivuga ngo by the way si by the way sure ko watangaje igihuha Samu bigize icyaha barimo barakirega umuntu bivuga igihuha none se iriya baruwa wari uyizi ega nta niba ruwa nasomye ibyo wasomaga nyine byari ibyo kwande wari sosi yawe yarinde cyenda somye ikintu ni ikintu nyine kiva muri groupe ya bene yego ko noneho uraho cyo sabira imbabazi nuko nasomye ikintu udazi inkomoko nyuma nkaza kubona ko ari fake news utazi inkomoko vuga uti rero noneho ugiye kurahira nkusubiriramo nkaho utazi gusoma twagiye ngewe Samuel Muturi we uravuga ngo ngewe vuga nyine vuga ibyo mvuga vuga ngo ngewe uravuga amazina yawe Samuel Mutungire nsabye imbabazi abadukurikira kuba ndi umunyamakuru umaze imyaka 10 muri aka kazi ndi umunyamakuru umaze imyaka 10 muri aka kazi igiye kugera 10 muri aka kazi nkaba nazi gutandukanya fake news na news aho rekumbambisha none se ni watangaje igihuha nako igifeke ibindi mbona byose ariko bitangaza nyine kuki wazanye ikintu oya ahubwo nkaba naratangaje inyandiko ntaramenya ko ari fake news bivuga rero nk'umunyamakuru mukuru ko hano wari watsinzwe subiramo kuki murambambisha baragira ngo uzabitwara nk'ibimenyetso mu rukiko ngo dore umuntu watangaje inyandiko muhimbano ikiwani reka tugaruke ku kiganiro cyacu rero zana rero abantu bo muri cya kigo ngo bakwandikiye baranditse we STT
niyo yonyine se harimo byinshi harimo ngo nabitwa ngo batata nabo numvishe barira harimo n'ikindi niba ngo ari gitombora kandi nyango cyo cyamamaza kuri televiziyo gitombora mukecuru ko byaba soma twagiye hano batanga intama se STT itanga intama mu baturage iyo za Gakenke buretse gato iki kintu iki kigo ngo ntabwo cyemewe umva cyanteye ikibazo niba iki kigo kitemewe sa ni gute urwego rwa leta rwakiriye abantu baje guha inkunga abaturage bakora ibikorwa bite kandi hano utagira ngo batanze intama atari ubuyobozi bwabwiye ngo ni intama zikenewe hano yego kuko baganiriye n'ubuyobozi bashaka ko baraza bavuga ati ko dufite ihene nyinshi umuterankunga yatuye bakavuga ati mu majyaruguru ihene ntizikora mu majyaruguru ntizororoka vuba cyane ntizikora muduhe intama zicwa n'ubukonje ntabwo baba baranditse ibaruwa mu karere ka Gakenke bababwira bo bari bo bababwira icyo bakora bababwira ko bashaka ko bafatanyabikorwa bo kubafasha gukura abaturage mu bukene ibyo bintu nta byabaye bibaye bitarabaye meya wa Gakenke wakiriye aba bantu yaba azakira n'abazakorera umuturage ikizira byongeye ngo arabeyi iba ihari igira inama zihoraho muri iyo hoteli yo ku Gasongero hano i Remera ihemba abakozi bitwaye neza byose biba Rwangombwa ari Rwangombwa hari ni Muhamureke we yari muri Beneri ahubwo biba inzego z'ubuyobozi zitaza abo bantu abari bo soma icyo kibaruwa kirekire biramye nta kintu kibyishemo first the article pointed out that STT entered Rwanda this year waretse ukizana ibyo ngibyo byo kuvuga igihe yatangiriye babyanditse ari benshi harimo n'iby'ikinyarwanda n'iby'igifaransa ahubwo reka nkubwire inkuru bari bazi ko iki kigo ngo ari icy'umuzungu abandi abari baragiyemo ngo bakavuga ngo gikomoka muri Amerika zamura ahantu naguhaye ibyangombwa undebere mu mazina hari ahantu naguhaye icyangombwa yewe icyangombwa yewe ikintuza cya proje hano ndi kubona ahantu hari amafoto hari ba sister bacu rwose ngo aha se tata oya ni certificate yo mu rwego rw'ubukerarugendo ukacwa we certificate ko ntayibona hafi ro nze nyigushakire sha iki kigo jye nabonye ari bya bindi ngo induru iravuze muhanze mufunga iyo nzu turebe ikintu kiri kuvuga gitera iyo nduru birihera ngo dore iyi kampani ni nayo yakoreraga aha mu Rwanda yari ifite ama offices mu mpande zitandukanye z'igihugu none babonye ibyo bakoreye STT ubwo ni yitwa Tata ngo none babonye ibyo bakoreye STT none nayo bukeye ya borotse systeme kandi gitangaje bari bafite ibyangombwa nk'iby'indege ibyapa hirya no hino mbese nakumiro gusa mutubarize rwose ukuntu umuntu yaba umuntu yaka ibyangombwa akanasora ariko twe abaturage wa muntu bemereye gukora akaturya barangiza ngo twimenye hano none se aba YouTubers Facebook Instagram n'abandi nabo leta igiye kubafungira business ko ari biri online kandi k'amafaranga bishyurwa bayinjije aciye kuri za banki akavuga ati iki nacyo gihostinzwe muri Amerika ni nko kugira account kuri YouTube then bakareba ibyo wakoze bakakwishyura abantu bakwiye kumenya ko guhinga no gukorera leta atari ibyo bitanga amafaranga gusa bareka abanyarwanda bafunguke bamenye n'ibindi byarira inyungu aho bishoboka babafashe gutuma bikora neza kurushaho kuruta kubyirukana aya nabonye bimeze nkaho Beneri mu gihe ibasha kumenya ngo cya kintu ntitwabasha kukirukaho bivuze ko ikintu kiba kitemewe mu gihugu iyi kampani yari ifite ibyangombwa bya RDB ariko bajyaga baduhisha amazina y'uwanditse kuri ibyo byangombwa bakatubwira ko bari kwirinda speculation ibiryi aha ni ibyonnyi aha ni abatwitaga aba nabo twitaga abatimu kuriyeta bari baragiye gutombora
ibihembo. Uwo mugabo rero niwe nyiri kampani ibaruyeho. uwuhe bankurije amafoto. Benjamin yadushyirireho cyane. Dorere hino wa wundi si uri gukaraga kakawa muri ya nyubako watubwiraga Kimihurura cyane imbere y'umugore ucira amaso cyane. Oya wa wundi wo mu mayero wakoraga muri KBC icyahoze ari KBC. Uwo nundi nawe yarabananguye acaho. Menye kurya abanyarwanda byoroha ni nko kumurya amakoperative. Keretse udafite amenyo. Menye byoro. Icyo ni kimwe. Noneho haje ikindi. Uyaramwe muzakora ubucukumbuzi barakubeshya nta mbaraga mfite. Dukora ubucukumbuzi. Uzakora ubucukumbuzi ku ruhare rw'itangazamakuru ryagize mu kuroha imbaga nyamwinshi mu kujya mu bucuruzi bwa STT. Kuko byacishwagaho kuri ye data we ibinyamakuru bikuru hano. Banze kuzi iwacu buriya bagira ngo akabonaga ibyangombwa byara DB bumvaga yizewe. Nyuma John Rwangombwa ukamutubariza niba akorera kuri yewe data we yonyine ku buryo umuntu witwa Aline yanditse kuri Twitter agahita ahagurukira ikibazo. Akwa mugana ubu Beneri yari tarakira kira kibazo. Ubuse yashubije Alice gusa. Cyangwa Alice bikumvikana. Buretse nkubwira ukuntu Alice rero ahubwo ashobora kuba ameze. Alice si bakame buri. Buretse urumva mu minsi yashize hari ukuntu twagiye tubona abantu batangije icyitwa ngo baramutse bongeje ibiciro bya bisi ngo leta ikabakureho nkungani. Mubibona muti cyaye kuri Twitter abantu barashyuha bamagana uwabivuze kumbe yanazema kandi woyize ikintu givuga. Hari akaririmbo bajya baririmba ngo abera bari dusize bambara baraje bikamera nka ba wundi se watubwiye ngo ariko mubona bangavu tubahaye ibiki n'ibiki byagenda bite akigendera ntibirangiye itegeko rigiye gushyiraho ko 18 umuntu Yesu urundi none basigaye bazi kuduteguraho gacukawe azakanaga urumva munakigurukira buri Alice yaba ameze nka kwa kundi ngo abagabo b'ingabo bararwana ngo bikoza hirya ngo Dawidi umwana umushumba w'intama ngo azaba afite ibuye ry'isarabwaye ko yarasanzwe azi kwirasira inyoni n'itopito umumetso we gusa ngo akubita mu mpeta agira atyo ngo yica umugabo w'ingabo zari zabaye ibihanganye. Alice yaba ari we wabaye umuhumetso Rwangombwa ari mu muhumetso wa Alice nuko bigahurura bikikubita muri ibi bikampani uri tatana za STT za wati byose bikareba. Hari ikindi bambwiye cyahoze cyamamazwa kera kuri Abwiye cyatomborwa cyitwa gute ba Benja mu kinyibutse di kirari cya kera niba ukuntu cyitwaga buri Alice na Alice bene ibi bya Alice cyangwa Alice ni umuhumetso bashyizemo Rwangombwa bikanura kampani zigahuruduka no hasi ngo pi bakavuga ati guri yataragiye. Ntago ari gusa tuvuge ko ari umuntu wari umurokirisa akavuga atayange ko yarya byakuvuna. Oya nabonye abantu bashyira hari ifoto ariko byari bisanzwe bashyira hari ifoto ngo ariko uyu mukobwa ni gusa uyu mukobwa we mumureke nge nibarizaga niba ari we nyawe. Ariko icyo nshaka kuvuga kindi Alice yagiye kuvuga nyuma yaho naribu yatanze ibiganiro ibwira abantu ngo bareke kujya muri izo kampani kontororwa babagira inama. Hashize igihe kinini ngira ngo abantu bagiye kuri Google bashobora kubona Dr. Thierry Bimurangira umuvugizi wa RIB mu Rwanda avuga inshuro zirenze imwe ibiganiro bitandukanye byamanakakanage. Ariko ukuntu inkubiri baye nk'ishuheri bigahuhira rimwe harimo ibintu bibiri abyaje kuntera ubwoba. Buretse nkomeze nkubwira inkuru urumva hari ibintu mba ntahagazeho. Ni nayo mpamvu nanjye mvuga ngo simbihagazeho je nazaza nsaba imbabazi nka Samu waje avuga ngo ibaruwa nako yabonye SMS ngo isobanutse ngo mwitsinda nge n'ibintu ndimo mbabwira zakuzaniye amajwi Alice ubu utayafite ntacyo ufite. Amajwi yazamera nk'aya majwi yawe yo muri RCA
yazaniye muri Asiya ntabwo yaragize icyaha ariko yaragize amakuru. Ese amajwi yo ntarimo amakuru? Ya amajwi rizane nyine twumve niba ari utubwiranya shaki. Yashaka. Yego. Noneho inkuru jewe mfite. Urabona hari ukuntu ngo YouTube na hazari zakamejeje. Hambere. Ngo abantu bose bashinze YouTube ibintu byacitse arizo zihemba neza. Mbese nta gusabiriza akazi bigihari. Nabihari. Ngo babisuzumana ubushishoje. Niba ari Google. Niba ari hakurya hano mu biyaga bigari ndavuga Burera na Rwanda. Ibyitwa ad mu Rwanda kuri YouTube bagira bate? Babijugunya ibisheke. Bisigara bisaba ko abantu bakora content runaka. Oya, sinijyo ghosting runaka. Bisigara bisaba ko abanyarwanda bakora content ishobora kurebwa n'abari hanze y'igihugu. Kugira ngo babashe kubona mu yindi ntambwe. Of course. Niba bashakaga kuvuga imyuzure y'amazi itwara bari Sebeya kugira ngo abari Rubavu n'abari babirebe abantu bo mu Rwanda iyo mwatura mwese muri 13 n'umwana warayevutse nta n'igiceri cy'icumi mwinjiza bivuze iki ngira ngo ntabwo nzi uwakinze uwo muryango asiga hari akantu k'akadirishya kacamo umuyaga uhuha pfa kureba ngo hateraniye bandi hanze y'iki y'u Rwanda abari kuri YouTube babona amafaranga batyo akomoka ku banyamahanga dushimira cyane bari abantu bari hanze abari hanze ya Republika iyo barebye ibiganiro byacu nibwo tubona amafaranga abo mu Rwanda niyo mwese mwatureba mwese hatavuyemo n'umwana warayavutse ikintu cyitwa imashi hacyo hani 10 ry'igiceri ririmo abajya banatubwira ngo twabahaye amafaranga ntabwo muri mu bayatanze nta muntu warubyishimye none nasigaye ndibaza ese nuko nta revenue igihugu cyabibonagamo umva se amagazina hari nyinshi hubu uretse nkomeza nabirebye ndibaza nti none se ibi bintu bya YouTube umuntu abihuje n'ukuntu bafunze umuryango munini nk'amarembo ya stade bakadusigira kostara ngo ariho duhumekera miryango ikinze baba ari nabwo buryo bwabaye kuri aba bantu bagasanga abantu batakijya gufata inguzanyo muri banke z'ubucuruzi bigiraga ku kibundi ntekereza ibintu biba bidashoboka umva ntekereje ibintu bidahwitse ariko ntibimbujije gutekereza ko ubwonko ni nk'amazi atemba ntiwabuhagarika bakoraga bate ku buryo ako kantu uburyo haba harimo uruhererekane rw'amafaranga bigatuma abantu bashobora kubona amafaranga mu buryo buboroheye kurusha uko batonda umurongo wo kuri banke n'inyungu zizavamo n'igihe bizatwara suko banyirambere bamuhize Rambere bari Rambere bamutsinze hano haruguru Nyarugenge umuzimu usigara usengerera hano ari kundi bari baramwishewe niko Rambere yapfuye niba bigiye nka Rambere nibajije uyu mugabo twise STT yaba uyu munyago nawe bagiye kumutsinda inaha akazasigara azengerera nka Rambere ibiraza gusaba rutanga rw'amaboko kumuterekera Rambere urabizi baramwishe turamushyingura ariko umuzimu ukomeza kuzengerera mu bantu unga mu bantu umunoti wanteje ibiceri kandi umuzimu n'ubundi ntugaragara niyo mpamvu burya Rambere atagira amasezerano atagira ibintu bikomeye haca mu myuka mibi ni icyizere ijwi waribonye cyangwa n'ibintu by'ibiwanu ushoreye ndimo ndakurura natinze kubigeraho sinzi ngo riri he ubundi iyi STT mu magambo arambuye niki ikora iki STT mu magambo arambuye nari maze kubivuga mu kanya gashize ko ari kugira ngo tuyinjiremo neza noneho ni super free to trade bigenekereje mu kinyarwanda kuko ari cyo dukoresha cyane ni ubucuruzi umuntu akora igihe ahugutse bitabangamira indi mirimo ye mu buzima busanzwe hanyuma uko ikora n'ibyo ikora nuko itanga akazi yego itanga akazi kahe akazi ka STT gakorwa na robots zibifitiye ubushobozi cyangwa se icyo twakwita imashini izo mashini rero zibikorera mu kiganza cyawe igihe ufite ikoranabuhanga ndetse na internet ihagije icyo tuba turimo kuvuga ikoranabuhanga ubwo twavuga internet of course ibanza kuzamo hanyuma tugashyiramo imashini cyangwa na telefone numvisemo ijambo ubucuruzi
ese ni ubucuruzi bwo kuri murandasi, ni ubucuruzi bukorwa bute, bacuruza iki? yego ubwo bucuruzi rero bukorerwa kuri murandasi ni nk'uko wafata ngo izo mashini twabanje kuvuga ahabanza zifite ubushobozi bwo gukora ako kazi ko STT igenera umuntu waje kuba umukozi wayo. Muri ubwo buryo rero bigomba gukorerwa mu ntoki zawe. Turaza gufata urugero, izo mashini niba zifite ubwo bushobozi bwo gucuruza ibicuruzwa bimwe biva ahangaha bijya ahandi, murabizi ko muri iyi minsi ikoranabuhanga nicyo kintu cyonyine kirimo kubasha kuduteza imbere mu buryo bushoboka. Ishobora kugura ibicuruzwa hamwe ikabigurisha ahandi, hanyuma ikaza kubona icyo bita inyungu. Kubereka ko uyu bosi wacu w'abamarishanti bo muri STT nkatwe tubikuza, hagiye haboneka ibibazo by'abantu bagiye babikura amafaranga avuye muri Binance akagatinda kugeramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urabona ko hano ni kuri WhatsApp, noneho dore bosi wacu n'uyu nguyu, urabona ko nayo nabikuje amadolari, still aracyari pending, ntabwo aragera muri Binance, ariko bavuze ko no gutegereza kubera ko bari kwagura ibikorwa byabo, barimo baraprogradingamo izindi system cyangwa ibindi bikorwa byabo. Bavuze ko bishobora kuza gufata amasaha 6 cyangwa akarengaho. Uyu niwe bosi wacu rero muri STT ujya ukunda kudufasha. Abagabo barakomeye ku kigero kiri hejuru cyane barakomeye. Nari mwandikiye mubwiye ko nakoze withdraw, okay, this message namwandikiye mubwira ko nakoze withdraw amadolari nyakura muri STT nyashyira muri Binance. Urumva nyine kubera bira bibazo byose ntago byabura ibibazo, abari ibibazo byinshi. We noneho ansubije, dore message ansubije ni iyi ngiyi, arangeti yes I understand. According to what John Rwangombwa mentioned on the phone just now, the Central Bank of Rwanda requires STT to apply for a financial license and pay deposit of 10 million USDT. John Rwangombwa also said that all merchants must bear 30% deposit on their C2C transaction account before they can withdraw funds. Uvuga mu magambo makeya rero, twebwe turabitsa tukanabikuza, turi aba agenti ba STT. Rero harimo ibintu bibiri, ni nka za mashini z'imikino y'amahirwe, slot machine, birabajugunyamo ibiceri. Hari abari professional bafite bya imashini birebire bimeze nk'amafirigo. Yes. Hakaba bafite ibingana n'aka kameza twituturyabareze. Havuka iki rero? Havuka conflict. Uyu ufite imashini yazanye bapimye ubuziranenge bagahagarika, yatangaga amafaranga kimwe n'ufite aka karyabareze, ariko bigatuma aka karyabareze umuntu akavuga ati iyo nagiyeyo hari igihe umunsi wose ushobora kwira nta muntu uriye, kubera ko nyirako yaregeye ko ari urya wenyine uyu munsi, ejo akaregera ko namwe muryaho nawe akaryaho akabajijisha. Mu gihe iriya mashini professional yo ifite imashini yibarira, ntacyo wakora ngo uhagarike kurya cyangwa utarya, ntacyo wakora ngo uyihagarike. Noneho bituma abantu bavuga bati hariya turya neza tukarya kenshi, reka ibiryabarezi tubyoroshye tujye kuri ziriya mashini. Komforira intambara, urumva ikibuga kiba kibaye nka Kongo. Hano urabona umusaza yabwiye undi ati twe nta kibuga cyo kurwanira, ibyago byose uteze turarwanira igoma. Icyo gihe iyo ntambara rero y'abafite izo mashini n'abafite uturyabarezi, ikibuga cy'imirwano cyari mu ofisi ya Ntuza yanga bitsinze muri Miniko. Ariko bagezeyo urumva mu bushishozi bwa ruriya rwego rwitegereje uravuga ati umuceri uramenaguritse, bati twabirebye dusanga umuceri ucitsemo kabiri, kandi wo winjira udasoze mu gihe w'abahindu usora. Waba ubizi ko umuhindu usora buriya? Ubwo se wowe ari wowe yitwa nde? Rwanda Revenue Rugana Intwari Pascal. Ari wowe Pascal, wakwemera ko hinjira ibidasoze hari ibisora? Ntareba imisoro.
nareba imisoro ashinzwe iki gukusanya imisoro hanyuma umuceri wa Tanzania ukusanya iki amasezerano gusa Rwanda Nyabugogo muri Nyabugogo yuzuye muri Nairobi ibyo Nairobi byarushaho zabicyana byarusha birangira gutyo urumva hari inkuru zibazira urumva mba ndaho ncanga ibintu abantu bakafata ibintu niyo umuntu abyumvise atyo akarakuntu umuntu ashobora kuzana ikintu akajya ku kibuga agakora agakina mugasanga uriya mukinnyi nta n'ikipe ikintu kirimo giteye ubwoba niba nyakubahwa guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda Rwangombwa na ofisiye aribo bantu bonyine bazi ko batanga uruhushya rwo gucuruza amafaranga umuntu akaza akamara amezi hafi 7 mu gihugu akoresha inama muri hoteli amanitse ibyapa yarakodesheje inzu afite ibyangombwa byose agakora bakaba batarabimenya uzi igihari abanyarwanda abiteguye kutwiba nibakenyere ko bazatwiba ko ntago dufite umuntu wo kumenya ngo uyu ntakora uyu arakora guta umuntu azagakorera mu gihugu ibintu bitemewe akamara imyaka katwiyereka katubanamo akadutera inkunga ku isaha runaka ngo uriya muntu ntabwo yemewe abiri mu nyungu zandi uzi icyo bivuga uzi ko umuntu ashobora no kuzana umuceri wo mu Buhinde usoze uri maside akawohereza ku masoko tukawurya kizima kikaba uko wasoze kandi wujuje karite kubera kari ufite yasuma yerekana ibici ibyo ari byo bikaba bihagije gutyo gusa bakigenda muremera ko hano umuntu ashobora kuza agakoresha igiterane gisa n'icy'abakono tukakirema tutazi icyabaye urubyiruko ntirwaremye yo muri KSS rwatonze umuntu wa munyakenya igikapu cy'amafaranga akagishorera abantu batari ko bijya kumenyekana ibintu bigeze hanyuma se ko bamufunza bayatanze bungutse iki tambwira se ko bahombye nise badahomba ngo iki hari uwaregeye indishyi se ubu ntiyatsinzwe bamvuganira imuruza niyarangiye ntiyahoze nk'agasosi k'inama aho tuvuganira naba bagiye muri iki birarangiye oya yewe harimo abamagenda babwira nyamara wenda ushaka gusanga ari kuzimya inkubiri y'umuriro ikibatsi cyari gituritse hasi bari borebe ngo umuriro warutetse nuwuhe n'umuriro warufashe ibishwangara hanyuma ngo bakabasubiza mbwira undi bayasubiza muri cyasi wenda systeme zikazongera zigakora kubera ko wenda bujuje ibyo basabwa ese nta bisabwa kuko beneri igeze isaba bano bantu ngo ntabyo ntibakwihakanye samura cyakomeza kukwiza ikintu cy'ikihuha wenda tuva mu mafaranga ntabyo bigeze banabasaba ngo ntabyo inzira kuva kwa RDB kujya kuri beneri iracyari ihagi ni ukuvuga ngo ikigaragariza kampani ngo ziracyari kuri RDB ntago zambutse umuhanda ariko ikibazo gihari niba umuntu ashobora kuza agatanga intama n'ihene agatanga amatelefone mu baturage agahemba ba moto agakora mu nzu mu mujyi rwagati akadekarara imisoro agahemba abakozi be akabatangira imisoro akuzuza ibintu byose urwego rwa leta rutazi icyo akora uzi ikintu gihari hajya ntitugira ofisi ngo ishinzwe iperereza ku bijyanye n'iki kubutasi kumarira nk'ikigo ngo uzaba bamaneko kubutasi kumari mu bajyane ku ikosi enemy within zizamaneko mwashyizeho mugashyiraho ikigo zo kuneka ibikorwa ku mari muzi ko bite niba ari ikosi niba ari ishuri sinzi icyo abaneka aho bigira uzitera icyumvizo zikanguka ni muzisohore muzane maneko ya maneko kubundi mari yari nkiriyo imari niki ni ikigo gishinzwe amaneko ku mari ku mafaranga ya leta nibaje agakora system platform igahurizamo abantu menya ngo iyo mari irimo hagati icunzwe nande izafasha iki abaturage yujuje internet itari